kubasuhuza rero nanone ni muri ya salo twigiramo gusuka kuri Clarisse TV official. Iyo ukanze kuri twige gusuka uhita ubona amasomo yanjye yose uko agenda akurikirana. Iyo ukanze twige gusuka uhita ubona Clarisse TV n'amasomo yose yagiye akiraho. Nongeye kubasuhuza rero nanone ni muri ya salo tuba dufite ibikoresho byose byibanze umusutsi ashobora gukenera ahantu hose ari yagiye gusuka. Dufite wa mukasi mwabonye, dufite wa mukasi, dufite cya gisokozo ikiba cyita peigne afro, ni gisokoza imisatsi ya naturelle cyangwa se imisatsi myinshi. Dufite na bwa buroso bwo gutunganya ibisokozo. Urabona ko dufite ibikoresho byose. Dufite na ya sume umuntu agomba gukoresha kugira ngo adataha yanduye cyangwa se umukiriya wawe ugasanga umushyizeho imisatsi. Rero uyu munsi tugiye kwiga modeli bita ibiryamye. Murabona rero ko wa mukiriya wacu turamufite dusanzwe twifashisha mu kwiga. Uyu munsi tugiye kwiga ibiryamye. Yego nagiye mbibigisha mu buryo butandukanye, ariko noneho hari abantu benshi bansabye amasomo y'ibiryamye narabumvise. Uyu munsi naje nanone ku masomo y'ibiryamye. Uyu munsi hari ibiryamye tugiye gusuka ariko noneho byo bitari penso. Hari ababyita penso, hari ababyita congo, ariko noneho tugiye gusuka ibiryamye twiga uko bashobora guteraho ikiryamye ni urunweri rukaba rwiza. Ibyo twajyaga tubikora kera tugitangira gusuka mu myaka yashize kera, niko byajyaga bikorwa. Ariko kugeza uyu munsi ubu ntaho wabisanga ubu ngubu hagezweho ibyitwa congo. Ariko mbere yuko umenya congo urabanza ukamenya bya bisuko byabanje, kuko nubundi niyo ugiye gusuka congo nubundi cya gisuko cyabanje nanone kirabanza kikagarukamo. Ari nayo mpamvu aricyo tugiye kubanza kwiga kugira ngo tubone uko dutangira gusuka penso. Ngaho mukurikire rero tugiye gutangira kwiga. Murabona ko nubundi dufite ya mamenshi yacu. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gutangira gusuka ikiryamye ufata urunweri ukarucomekanya. Urabona hano hari akanweri gatoya, muri kukabona hano hari ikinweri kinini. Ni ukuvuga ngo ufata ka kandi gatoya ukagacomekamo, ugahita wongera ukagahuza. Iyo gahuye gahita kaba kangana na ka kandi wavugaga ngo ni kanini. Iyo ucometsemo, mwabonye ukuntu zicometse? Muri kubibona? Murano ukuntu zicometse? Ka kandi kari gatoya twahise tugacomeka kagaruka noneho ari tubiri. Mwabibonye? Tugiye gutangira rero gusuka wa mukiriya wacu. Ariko gusa uramutse utararebye n'izo video za mbere, urabona ko nubundi n'isomo ry'inyabutatu ryongeye ryagarutsemo. Urabona ko ni gusuka inyabutatu ugenda ujyana hasi, utazibona wajyanye hejuru, uba umeze nkaho uri kuboha ikiziriko. Wabibonye? Tugiye kongera gutangira urunweri rwa kabiri. Twongeye twafashe ka menshi turagacomeka. Nanone tugiye gutangira urunweri rwacu. Ariko si nanone ko nduza kangaka ari gatoya, ako karangana na rwa runweri twasutse mbere. Reka twongereho. Ugomba kumenya menshi wakoze bwa mbere, kuko urunweri rwa mbere utangiriyeho nirwo ugomba gukomeza. Watangira urunweri rwacu, wibuke ko twavuze yuko uhita ufata agasatsi gakeya k'imbere ukagatandukanya n'iyindi kugira ngo kabe ariko gafata izindi nweri. Wabibonye? Twakomeje twagiye. Mu by'ukuri uru rutoki rurerure urwiteho, nirwo rugenda rukwereka inzira ushatse kunyura. Yewe ushatse no kuyoba rugufasha kuyoba. Wabibonye?
wabonye nubwo tuvuga ngo ni ibya kera ushobora guhura n'umukiriya akakubwira ati nyamara kandi ibi bisuko nibyo nshaka, cyangwa se bishobora no kuzagaruka abantu penso bakaziharurukwa bikaba ngombwa yuko tuzajya dusuka izi ngizi. Rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ntabwo iri somo wakagombye kuritambuka, ugomba naryo kuryiga kugira ngo niriza niryongera rikagaruka utazasanga utararyize. Nizere kuri kubibona urunyweri rwacu rurakeye, bivuga ngo nubwo uyu muntu umusatsi we ucitse uri kubibona ko hano nta musatsi urimo, ariko uko byakagenda kose niba washyizemo umwanya ungana gutya hagati y'urunyweri n'urundi, nyaboneka n'izindi zose zigomba kuza zirimo umwanya ungana gutya, kuko ntabwo umuntu wasanga inyweri ahandi zegeranye ngo usanga ahandi zirimo umwanya. Ubu ni ukuvuga ngo tugomba kugerageza ku buryo hagati hagomba kuboneka undi mwanya ungana gutya mu rundi runyweri rwa gatatu. Twirengagije ko uyu muntu yacitse umusatsi, tugomba kumusuka inyweri nziza zingana kandi zikeye. Wabibonye ndimo ndagenda gakeya kugira ngo utazavuga ngo mwarimu ngo yagiye yihuta. Oya, ndimo ndagenda gake kugira ngo iri somo urifate neza. Wabibonye? Gusa ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri Clarisse TV official, cyangwa se kuri Twige Gusuka ukabona Clarisse, uzahita usangayo ifoto ye, usangemo inyigisho zose yatanze. Wabonye ko twongeye twagarutse kuri ya nyabutatu. Ugomba gukora inyabutatu nziza nyaboneka, kuko ntabwo waba wasutse neza nurangiza ngo usoze nabi umukiriya yishimye. Kuko hari umukiriya ukunda uko washoje akavuga ati uyu muntu asuka inyabutatu nziza, hari umukiriya ushima ko wasutse ibiryamye nabwo akavuga ati uyu muntu asuka ibiryamye neza. Rero ntabwo wamenya aho uzahera umukiriya gushima, niyo mpamvu byose ugomba kubikora neza. Wabonye iri somo twari twateguye uyu munsi ryari somo rikwereka uko ushobora gutangira inyweri ariko zitari congo. Mu by'ukuri urabona ko twasutse neza nta kibazo. Uyu mukiriya wacu turamutse tumurangije no kuntu byaba ari byiza. Amasomo yacu rero twari twabageneye nahangaha tuyasoreje. Murabona ko twabasukiye ibiryamye byiza, nubwo uyu mukiriya tutamurangije ariko uko byakagenda kose ndibaza ko mwamaze gukuramo isomo muri ibi biryamye. Murakoze rero, tubashishikariza gukanda subscribe, gukora like, mukabishishikariza n'abandi. Hari abandi baba bashaka kwiga ariko badafite uburyo, mubaha nimero zanjye. Ndibutsa ko ari 0788425014, hanyuma ukaza aho dukorera Kimironko tukakwigisha. Yewe ushaka no kwisukisha naho ntugire impungenge, dufite abasutsi beza nanjye kandi nsuka neza cyane ibiryamye amarasta. Mu by'ukuri waje muri Light Salon ahantu dukorera ntacyo wahaburira. Ngaho rero naho utaha mu yandi masomo. Murakoze.